twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 9 Gicurasi 2026. Dore amasomo ajya kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Paulo wari wavuye i Antiokiya ari kumwe na Silasi, aza kugera i Deribe n'i Lisitiri. Aho akaba umwigishwa witwa Timote, umuhungu w'umuyahudikazi wemeye, naho se akaba umugereki. Yashimwaga cyane abavandimwe baho i Lisitiri, kimwe n'Ikoniyo. Paulo yifuza kujyana nawe, niko kumugenya kubera abayahudi bari bari muri ako karere, kandi bose bazi ko se ari umugereki. Mu mijyi yose banyuragamo, Paulo na Silasi babagezagaho ibyemezo byafashwe n'intumwa hamwe n'abakuru b'ikoraniro b'i Yerusalemu, bakabasaba kubikurikiza. Bityo kiliziya zirushaho gukomera mu kwemera kandi ziyongera buri munsi. Paulo na Silasi bambukiranya Furugiya n'akarere kose k'Ubugalati, kuko Roho Mutagatifu yari uje kwamamaza ijambo ry'Imana muri Aziya. Ngo bagere ku mbibi za Misiya, bageza kujya mu Butiniya, ariko Roho wa Yezu arababuza. Nuko bambukiranya Misiya, baramanuka bajya i Torowadi. Ijoro rimwe Paulo arababonekera, abona umuntu wo muri Masedoniya amuhagaze imbere amwinginga ati, ambukira muri Masedoniya uzudutabare. Paulo akimara kubonekerwa, dutangira gushaka uko twajya muri Masedoniya, kuko twari tumenye neza ko Imana iduhamagariye kuhamamaza inkuru nziza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, nimusanganize impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe. Turi umuryango we n'ubushyo yiragiriye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe ruhoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 15 umurongo wa 18 kugeza ku 21. Muri icyo gihe agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, isi nibazira mumenye ko ari nge yabanje kwanga. Iyo muba bisi, isi yakunze ikiri cyayo. Ariko kuko mutarabisi kandi nkaba narabatoye mbakuye mu isi, n'iki isi izabaziza. Mwibuke ijambo nababwiye ko nta mugaragu uruta shebuja. Niba barantoteje namwe bazabatoteza, niba barushya amagambo yanjye nayanyu bazayubaha. Ibi byose bazabibagirira babaziza izina ryanjye, kuko batazi uwantumye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ibi byose bazabibaziza babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Kristo. Kimwe mu kizakubwira ko uhuye na Kristo, wabonye Imana, wagiye gusenga, si uko ubivuga, si amagambo yawe meza, ahubwo ni ubuzima bwawe buhinduka bwerekera Imana, kandi cyereka ko uri kwerekera Imana, nta nubwo ari uko byerekana. Ubuzima burivugira. Kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe kabibanziriza byose. Uko ubayeho nibyo bigaragaza ko uhura n'Imana koko. Naho ubundi ibindi byose navuga, ibindi byose nakora, niba nterekeye Imana biragaragara. Ubuzima bwanjye ni ubuhamya ko Imana iriho, cyangwa n'ubuvuguruza, cyangwa n'ubuharabika Imana. Ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Nyagasani araduhamaga kugira ngo tuzirikane ku rukundo dukunda. Muri aka kanya turazirikana uko Imana idukunda. Ubwo tuza kureba ngo harya dukundwa n'Imana cyangwa dukundwa n'abisi. Uburyo Imana idukunda n'uburyo abisi badukunda. Hari umuhanga wavuze uburyo abantu tuza ku isi, nuko aravuga ati, umwana iyo yaje ku isi aza ari kurira, ariko abamwakire bakishima. Kuza ku isi tuza tubabaye, ariko abatwakiriye bo bakishima, abisi bakishima, twebwe turi kubabara. Hanyuma iyo uvuye ku isi, yumvikana ugiye nko mu ijuru, mu byaka kantu gaceho uturongo 3. Iyo uvuye ku isi ugiye mu ijuru, ugenda wishimye, hanyuma busize basigara babaye. Nibwo uzasanga kwirimbi benshi turi kurira. Kubera iki?
uko niko isi ibayeho. Isi iba iri kwishima igihe uri kubabara, isi ibabaye igihe wishimye. Mugiye kakandi uri gukumva ngaho Yesu ashaka gutuganisha uno munsi uko isi idukunda nuko Imana idukunda. Iryo tandukanyizo niyo tujye gutambukaho tugira ngo natwe turebe uruhande turiho, kuko akenshi hari igihe dupfa kugenda, reka mpfe gukora kino mbenye mu gihe bigiye nibwo bizarangira nyine upfuye koko. Gupfa gukora ikintu ni nko kugira uruhande duhagararaho tutajegajega. Ese uri ku ruhande rw'Imana, rwa kiliziya, rw'ijambo ry'Imana, cyangwa uri ku ruhande rw'isi? Uze guhitamo gukundwa n'isi, gukundwa n'Imana, gukundwa n'ab'ijuru cyangwa gukundwa n'ab'isi. Iyo Yohana avuga isi bishatse kuvuga ikibi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe nawe kubera ko turi ku isi ubwo byarangiye duhindutse ababi. Oya, isi irerekeza ku bikorwa by'umwijima, ibikorwa bibi, ibikorwa bijyana mu mwijima, mu kuzimu. Ibyo ngibyo rero babyita ibikorwa by'isi. Isi, ikintu cyose kitandukanya n'Imana, ikintu cyose kirwanya Imana. Ese uri ku ruhande rw'Imana cyangwa uri ku ruhande rw'isi? Umuntu wese uri ku ruhande rw'Imana akora neza, agenda mu murongo mwiza w'abana b'Imana. Mu kuzirikana ku rukundo rw'Imana n'urw'isi, reka tubanze tuzirikane mbere na mbere ijambo mukundwa. Ukundwa n'Imana, ukundwa n'isi. Hari amazina twita cyangwa twitwa yitwa aimable, ukunzwe, aimé. Ukaza kwibaza ngo se aimé du Christ, aimé du monde. Ese ukundwa n'isi? Uri umutoni w'Imana, uri umutoni w'isi, uri umukunzi w'isi cyangwa uri umukunzi w'Imana? Hagati aho dusuje ba mukundwa bose, ba aimable, ba aimé, uze gusigara wibaza ngo ndi aimé wa Kristo, nkundwa na Kristo cyangwa nkundwa n'isi? Aho niho hambere tugomba kuza kuzirikana, kubera ko isi yo ibishaka ngo dukore ukwayo, uko ishaka, na Kristo nawe akadusaba ngo dukore uko ashaka. Urahitamo nde muri abo? Icya kabiri twazirikana usibye kuri ayo mazina, ni ukuzirikana ko umuntu wese wiyemeje gukorera uhoraho Imana aravunika, ko tubisanga mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Mwana wanjye, nawe wiyemeje gukorera uhoraho, tegura umutima wawe kuzihangana ibigeragezo. Turazirikana mu isomo rya mbere imyanzuro y'intumwa, ko tumaze iminsi tuyizirikana guhera ku wa 3. Intumwa zahuye n'ikibazo cyavukiye Antiyokiya. Abemera nuko abayahudi bamwe bagashaka gucengezamo amatwara ya runtu y'abisi, kugenwa, bagashaka kuyashengeza mu bantu bose. Atabagomba kugarukira Imana, bagomba kwinjira muri kiliziya, bagomba kugenwa. Nuko uwo mugenzo w'inyuma utuma ikoraniro rivukamo impaka. Nibwo Pawulo na Barinaba bagiye Yerusalemu bagiye gushakirwa kugira ngo bagishe inama. Twakomeje twumva uburyo iyi nama yagize akamaro gakomeye cyane, bakaza kwandika imyanzuro irimo kwitwara neza, irimo kwirinda kwihumanya, irimo gukora neza. Nuko bakandika urwandiko. Turumva uno munsi Pawulo akomeza ashyira mu bikorwa ibyemezo by'inyandiko, ubwo atora umwigishwa bita Timote, nuko bagakorana ubutumwa. Bagenda bakomeza kwamamaza imyanzuro y'iyi nama, kugira neza, gukora neza, kwirinda kwihumanya. Ibyo natwe nibyo bigomba guturanga. Kuvunika tuvunikira inkuru nziza. Turashimiriza intumwa uburyo zakoze ubutumwa bukomeye cyane, zikemera zikavunika, zikemera zigahangana nanjye kuvuga n'abisi. Rero birumvikana ko abayahudi bamwe bazikura kubera ko ibyo bashatse gutegeka bitakunze. Pawulo na Barinaba ntabwo bazafatwa neza muri iri koraniro, n'abandi bose bazajya ku ruhande rwabo. Kubera iki? Abisi, iby'umubiri ushaka, iby'umubiri urarikiye, ibi byose tujye tuzirikana ko birwanya Imana. Iby'umubiri byose ushaka ntabwo ariko binyura Imana. Icya gatatu tuzirikana no munsi, kwisanisha na Kristo cyangwa none kwisanisha n'isi. Yezu muri no vanjiri arongera twibutse ibyago ahura nabyo, ko nabe bamukurikiye kandi bamukurikiza nabo bagomba guhura nabyo. Ku isi zatwanga niba tudakora nk'uko ishaka. Twasobanuye isi uburyo byarari ry'umubiri, irari ry'ibintu ridutegeka kugenda dukora ibinyuranye na Kristo, twanga Kristo,
kwigumura kuri Kristo, kuva kuri Kristo we muzabibu w'ukuri tukajya kure ye. Ibyo byose ni ibikorwa dushobora gukora twishimisha ariko dukabaza Kristo. Byakumarira iki kwisanisha n'isi ariko uri gusandara ku buzima bwa roho? Iyi si no kwitondera nabyo Kristo yashatse gutwereka uno munsi, kabere dukurikiza kandi tukamukurikiza. Kuko isi igihe ugiye hejuru baratsimbagiza, wajya hasi bagatsindagira. Ni ngombwa guhitamo uwo dukurikira n'uwo dukurikiza kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugira itoto muri Kristo. Yesu ati mwibuke ijambo nababwiye, nta mugaragu uruta shebuja. Yesu atubwira ibi ngibi ni ukugira ngo twibutse ko atari twe tugiye kunyura muri iyo nzira bwa mbere, ko ari we watubanjirije. Yahuye n'ibibazo, ibitotezo, baramutuka, baramushinyagurira, bigeza naho bamuba ku musaraba baramwica, ariko akomeje kwihangana kugera ku ndunduro. Natwe aradusaba ibyo byago, ibyo bitotezo, izo mvune, ako gahinda byose twanyuramo, tujya tubitambukamo ari we dufatiyeho, ari we twegamiyeho, gufatira kuri Kristo. Ngurwo urugero rwiza. Hanyuma uze gusoza inyigisho y'uno munsi wibaza ngo harya ubutumwa nkora, harya imirimo nkora, nshimwa n'abantu cyangwa nshimwa n'Imana? Akenshi muri ino si duhanira gushimwa n'isi n'abantu, ariko tukibagirwa ko igihembo cyacu ari Yesu uzaduhemba, ari Imana izaduhemba igihembo cy'ijuru, gushimisha ab'ijuru aho kwishimisha ndetse no gushimisha abantu. Mubyeyi, fata agatambaro kawe, niwumva aka karengane hari igihe waza kurira nawe, uze kwihanagura, ubuzima bukomeze, bitewe n'uko uzaba ukunze isi cyangwa isi yagukunze. Umunsi umwe yagiye kure cyane muri Afurika, ngo mu kigo kimwe cy'amashuri ngo cyari cyarazambye, cyarapfapfanye, abanyeshuri barimo bagatsindwa, bajya gukora ibizamini bagatsindwa, ikigo kirapfapfana, gutsindwa biraza. Neza neza ababyeyi bareraga kuri icyo kigo batangira kwinuba, bamwe bakimura abana babo bati rwose ikigo tw'ikibuye kizatsindisha abana, abana bariga bagakomeza kwabaswa, abana bariga ahangaha ntibagire uburere bwiza. Muri icyo kigo ngo abanyeshuri bamwe bahinduka indara, abandi abanyamafuti, abandi bacika ikigo, abandi bafite imyitwarire mibi ishoboka yose. Ngo hanyuma abarezi bareraga aho ngaho nabo bari bafite imyitwarire itari myiza, kuza kwigisha basinze, kunywa inzoga ku buryo bukabije, gufata abana ku ngufu, kubasambanya n'ubundi bukozi bw'ibi byose. Nuko icyo kigo kiba neza neza umwanda, abarimo, abanyeshuri, abarimu bose baho mu buzima bugoye, ubuzima bubi, ubuzima bw'isayo bwo kwandavura. Urumva nawe gutsinda ntabwo byari byongeye gushoboka, nta bure bwakibarizwa muri icyo kigo. Nuko bya bindi by'uko Imana irebera umukene idahumbya, ngo haza kuza umudirecteur w'umunyamahanga ati genda uyobore kiya kigo turebe ko cyazanzamuka. Wa mudirecteur ko araza ashyiramo umurongo, nanjye kuvuga ashyiramo irati, b'abanyeshuri bose bakurikiza amategeko y'ikigo, imyitwarire myiza, bari mu ndabo abashyira ku murongo, ibyo gusinda babishyira ku ruhande, imyitwarire mibi bagaragaza mu banyeshuri babishyira ku ruhande byose. Nuko atangaza umurongo mwiza. Uzi ko nyuma y'igihe gito babana batangiye gutsinda, cya kigo noneho kigarura isura nzima, ababyeyi barishima, ubuyobozi burishima cyane, bakomeye barishima. Nuko igihe kimwe wa muyobozi amaze kuzamura cya kigo kimaze kugera heza, abana batangiye gutsinda, noneho batangiye kugaragara neza ku isoko mpuzamahanga, bameze neza. Wa mudirecteur abyutse mu gitondo abona cyo bita mu gifaransa tract, abona urupapuro rudafite uwo rwanditse, mbese rudasobanutse, ngo hari handitsemo iki: intumbi yawe mu minsi iri imbere kuri iyi tariki tuzayibona imanitse, ibisiga biri kuyirya, imbwa ziri kuguna amagufa yawe. Nuko inyandiko wa muyobozi ayibonye agira ubwoba bukomeye cyane, maze atangira gukora iperereza, yibaza kuko aho inyandiko mbi iturutse. Areba mu banyeshuri, areba mu bakoranaga bose, aza kubura uwanditse iyo nyandiko. Iyo nyandiko imutera ubwoba, afata icyemezo cy'uko nyine agiye kuzinga hambire aho hasiga ubuzima, kuko yabonaga ko bimurangiranye umushiranye. Nuko haza kuza abanyamutekano bakora iperereza, bibaza ibibaye. Uzi ko mu gukora iperereza
baje gusanga uwanditse rwa rwandiko ari umwe mu bari bamwungirije washakaga gufata uriya mwanya kugira ngo nawe abe umuyobozi w'icyo kigo. None ntibyamukundiye, yagiye kubonabona bazanye umunyamahanga ashakisha uburyo bwose yamuhungeta yamuhungabanya, kuko nyine ibyo yakoraga byatumaga abantu bamushima, bikaza kurangira abuze ahantu hazakandira kugira ngo atambuke abe ari uyobora cya kigo. Ntuze kumbaza uwo bafunze muri aba, ntuze kumbaza uburyo iki kigo kimerewe, ntuze kumbaza niba yantumbi kuko baraje kuyimanika nk'uko babivugaga. Ariko aho nshaka gusoreza, icyo nshaka gukubwira uno munsi ni ukuyikora neza. Ushobora kugira abanzi ku ruhande rumwe, ku rundi ariko ukagira abakunzi kuko uba ushyigikiwe n'Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Twongere tube mu buzima bwacu natwe aho dukunzwe. Abadukunda ese badukundira iki? Ese abakwanga bo bakwangira iki? Bakwangira iki, bagukundira iki? Ab'isi nibakwanga, uzabona intumwa ya Kristo cyangwa uzabona intumwa ya Sekibi? Reka dusoreze ku bintu bitatu biza kugukebura nawe urebe ukundwa nande. Icya mbere, hari abantu bamwe kuri nosi, ntabwo mvuze benshi, bakorera umuriro, baba hari uguhangana n'abandi, guteza amatiku, kwandika inyandiko mbi bakazisesa munsi y'urugi ziza gutesha abandi umutwe, tracte, gukura amakimbirane, ishyari, atarangiranye we, zamunyangire, arandushije we, arakozwe kundusha. Ibyo byose bikagutezamo amahane, umwiryane, bikaza kurangira uri gucura inyandiko mbi, uri gucurusha intwaro za kirimbuzi, ibyuma, guharabika abandi, gutoteza abandi, imigambi mibisha, kugambanira abandi, kugeza no gushobora kubicisha. Kubera iki? Wahisemo nyine kwisanisha n'isi, uri gukorera umuriro. Bayobozi mukomere cyane. Uzi ko hari abantu bamwe bayobora abandi bakandagiye ku mirambo yabo, kumva zabo. Muyobozi, mbega wowe yakubaho, nanjye bishobora kumbaho, bitewe nuko n'imitsi ishyari iwanjye. Uri uw'isi cyangwa uri uwa Kristo? Icya kabiri, uko mu rusyo akoma n'ingasire. Nanone hari bamwe bakorera umuriro, ariko hari n'abandi bari ku isi nabo benshi cyane bakorera ijuru. Gukora neza wirinda kwishimisha. Ngaba abayobozi bashaka buri gihe gushisha, bashaka buri gihe gushira kugira ngo imbaga ishishe. Nuko rero ugatangaza umurongo mwiza, gukora neza, kwitwara neza, imyitwarire myiza, uzasanga ikigo kirazamutse neza, no gutsinda bikazamo. Kubera iki? Hari ibyo wigomwe kwishimisha. Nuko urugo rukagenda neza, nuko ikigo kikagenda neza, kubera gukurikira Kristo. Kristo babara kugira ngo atubabarire. Kristo wanze kwishimisha, ahubwo bakamushimuta kugeza nubwo ababaye, kwega gatubabarira. Ngiryo ijuru, gukorera ijuru, no kuvunika, no kubabara. Icya gatatu ni inzira y'umwana wa Mariya, ntatana n'umubabare, ntatana n'umubabaro, ntatana n'umusaraba. Kandi kujya mu ijuru nyine ni ukuvunika, ni ugukora cyane. Ni ngombwa natwe kongera kureba mu buzima bwacu no munsi vinigisieze, ubuzima bw'iraha turimo benshi, isayo, budusandaza, gusandaza abandi, kwiyandavuza n'ibindi byose, ubukozi bw'ibibi. Tubyirinde kugira ngo Nyagasani abone aho ashamikira, adukunda. Nyagasani aradukunda, ariko yifuza ko natwe twamukunda. Mu bihe bicyama yaradukunze, aza kudusura ikibeho, nuko aduha ubutumwa ati, ndabakunda abana banjye, ariko nanjye ndifuza ko mwankunda. Akebuka kijya mu mugarura. Rero natwe twongere turebe urwo ruhande tugomba gukomeraho, gufata uruhande. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti, nyiri umupfu niwe ufata hanuka. Ni ngombwa kutiremereza, kutirata, kutishimisha igihe cyose tubona byakomeye, ikibazo cyavutse. Twirinde kwisanisha n'isi. Ikiranga abantu b'isi
ni ukwishimisha, kwandavura, akavuyo, ishyari, kugambanirana, ubugome, intambara ngizo zose z'isi wasanga narwo ruhande wafashe. Nyagasani nta na rimwe atadusaba kwigomwa ingeso mbi, kwigomwa ibyo byishimo by'inyumiraha, maze tukamukurikiza kandi tukamukurikira kandi tukamukurikiza, kuko ari we nzira, ukuri n'ubugingo, twese tuba tugomba kurangamira. Ni kangaho ujya urara udasinziriye ati barankiranye we, arandushije we, antwaye icyubahiro we, antwaye ubutegetsi we, antwaye amakuzo yanjye we. Nuko ukarara udasinziriye, ukashavura ubuzima bwawe bwose kubera ko mugenzi wawe hari umwanya ariho ari gukora neza. Tekereze nawe umubyeyi, ibintu birababaje, ukora ifoto y'umuntu ubuzima bwose abumara arakaye kubera ko undi ari gukora neza, kubera ko undi yitwaye neza, kubera ko undi ari kugeza abandi aheza. Nuko ugashavura ukababara. Iyo niyo si wa mubyeyi we. Kwabazwa n'ineza y'Imana, kwabazwa n'ivanjiri ya Kristo, kwabazwa n'imyitwarire myiza Kristo adutegeka. Iyi si wa mubyeyi we. Ngiyo isi dutuye. Uyu munsi nawe urasabwa gufata uruhande. Urafata uruhande rwande. Ni impande ebyiri, hari uruhande rwa Sekibi n'uruhande rwa Kristo. Ari rwo twise uruhande rw'ijuru. Uruhande rwa Sekibi n'uruhande rw'isi. Nuko rero nawe ube kuri ino si nk'umukristo, ntube kuri ino si nk'uwa Sekibi. Iyi si tuyitambukamo igenda idusukura cyangwa igenda inaduhindanya bitewe n'uruhande twafashe. Ndakwifuriza kujya ku ruhande rwa Kristo, njyewe na Yezu, niba uzagira ibyishimo nyakuri. Kristo wadukunze ukemera kudupfira, duha imbabazi z'ibyaha byacu, utubabarire aho twagiye twishimisha tukajya mu ngeso mbi, tugakora nabi, wowe tukakubabaza. Turaje muri aka kanya kugira ngo utubabarire ibyaha byacu byose, maze tugende neza mu nzira zawe buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.